Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo bibane natwe twese. Mbanje kubasuhuza kandi mbifuriza umugisha w'Imana. Nitwa Pasiteri Nagajumuke, nkaba ndi umupasitori mu itorero rya EPR. Ubu nkorera umurimo w'Imana muri kaminuza y'Abaprotesitanti i Butare, niho nigisha. Nongeye gushimira Imana ku bw'uyu mwanya iduhaye wo gusangira ijambo ry'Imana, kandi reka mbonereho n'umwanya wo gushimira abampaye uyu mwanya bakampa n'ubutumire kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nshimira abakozi b'Imana duhuriye muri uyu murimo, ariko cyane cyane ndashimira abashizeho uru rubuga kugira ngo tujye dusangira ijambo ry'Imana. Rero muri iki gitondo ijambo turi busangire, mbahaye ikaze kugira ngo dufatanye ijambo dusanga muri Zaburi y'133. Zaburi y'133, turasoma imirongo yose, ni 30 gusa, guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 3. Guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 3, Zaburi y'133 iravuga ngo: dorere, erega ni byiza kandi ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye. Kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herimoni kimanuka ku misozi y'i Siyoni, kuko aho ariho Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo ubugingo bw'iteka byose. Twakire neza ijambo ry'Imana. Muri aya magambo dusomye, ndagira ngo dufatanye insanganyamatsiko. Nayahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo ubumwe bw'abana b'Imana. Ubumwe bw'abana b'Imana. Iyi Zaburi dusomye nk'uko mwabibonye ni Zaburi ya Dawidi. Zaburi ya Dawidi ngo ni indirimbo y'amazamuka. Ntabwo dutinda cyane mu mateka ya Dawidi n'uburyo yaririmbaga izi ndirimbo z'amazamuka, ariko turebere hamwe muri aya magambo dusomye ijambo ubumwe bw'abana b'Imana, icyo rivuga cyangwa uburyo rigaragara muri iki gice twasomye. Dawidi yatangiye kuririmba iyi Zaburi, ayiririmba avuga ngo erega, dorere, erega ni byiza kandi ngo ni iby'igikundiro. Ni byiza, ni iby'igikundiro. Hari igihe ibintu biba byiza ariko ntibibe iby'igikundiro. Ibintu ariko Dawidi aravuga ngo ni byiza kandi ni iby'igikundiro. Ikintu iyo gikundishije kiba gishimishije. Ibi ni ibiki Dawidi avuga ngo ni byiza kandi ni iby'igikundiro? Kuki Dawidi avuga ko ari byiza? Ni ibiki? Muri iyi Zaburi Dawidi aragaragaza ko ubumwe bw'abana b'Imana ari bwiza kandi bushimishije. Avuga ngo ni byiza ko abavandimwe baturana bahuje. Abavandimwe baturana bahuje. Aha naho hari amagambo abiri y'ingenzi akomeye. Guturana ni kimwe, to be together, kuba hamwe, ariko kandi ikindi ni uguhuza. Abantu bashobora guturana batanahuje. Abantu bashobora gukorera hamwe badahuje. Abantu bashobora kubana mu nzu badahuje. Abantu bashobora kuba mu itorero rimwe, ubwo baba baturanye ariko badahuje. Dawidi aravuga ngo bijya biba byiza, ngo kandi ibyo byiza abyongeraho ngo ni iby'igikundiro igihe abana b'Imana bari hamwe. Uko guturana ni ukuvuga ngo bari hamwe, igihe bari hamwe bahuje umutima, igihe bafite ubumwe ariko kandi bagahuza n'umutima, bafite ikibahuje, bafite ubumwe. Iki gihe Dawidi yaririmbye iyi zaburi
yararebye abanyesirayeli bari bafite umuco, bari bafite imihango y'idini myinshi, ariko hari igihe cyageraga bakazamuka bagaturuka mu ntara zose, umuntu wese agaturuka aho atuye, bakazamuka bakagenda bakajya i Yerusalemu gutambira Imana ibitambo, bakajya no mu minsi mikuru izo bita festival, iminsi mikuru itandukanye, igihe cya Pasika cyo kwibuka bya Pasika n'indi minsi mikuru yabo, bakahahurira. Ubwo rero na Dawidi abonye ubwo bwiza, abonye uko kuntu abana b'Imana bahuye baturutse mu ntara zitandukanye, baturutse mu duce dutandukanye, baturutse mu turere dutandukanye, bagahurira hamwe baje kuramya Imana, abona ubumwe bafite, aravuga ngo ibi bintu ko abana b'Imana bahura bahuje ngo ni byiza kandi ni iby'igikundiro. Kuki Dawidi avuga ngo ibi bintu ubumwe bw'abana b'Imana, kuki Dawidi avuga ngo ubumwe bw'abana b'Imana ni bwiza kandi akavuga ngo ni iby'igikundiro? Ubumwe bw'abana b'Imana ni ingenzi cyane kuko bifite icyo bimaze. Icya mbere, abana b'Imana iyo bahuye bijya binezeza Imana. Imana ijya yishimira ko abana b'Imana babana mu bumwe, atari uguhura gusa no kwicara, ahubwo bakorera mu bumwe, bagafatanyiriza mu bumwe, ibikorwa byose bakora bakabikora mu bumwe, bakabana amahoro. Niyo mpamvu ikikubwira ko Imana igikunda ko tuba bamwe, ni uko mu isengesho Yesu yasenze mu gice cya 17 umurongo wa 20 mu butumwa bwiza bwa Yohana. Yesu yasenze isengesho rya nyuma asezera abigishwa be. Ku murongo wa 11 yasengeye abigishwa, ku murongo wa 20 arasenga aravuga ngo mwami, ngo data, ngo ntabwo nsengera aba bonyine, sinsengera abigishwa, kuko ku murongo wa 11 yaza asengera abigishwa ngo bazabe umwe. Ariko ageze ku murongo wa 20 muri ubwo butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 17 aravuga ngo sinsengeye aba bonyine, sinsengeye aba bigishwa gusa, ahubwo nsengeye n'abazizera ijambo ryanje. Yari arimo asengera twebwe itorero, yararebaga akabona ko ubutumwa bwiza butazarangirira mu bigishwa, ahubwo buzaguka bukava muri bo bugakwira amahanga yose, bugakwira ibihugu byose, bugakwira ahantu hanini, bugakwira isi. Hanyuma akavuga ngo nabo ngabo nabo ndabasengeye. Twe yadusengeye iki? Aravuga ngo icyo mbasabiye, ndabasabiye ngo babe umwe. Muri uwo murongo wa 20 gusa yabisubiyemo inshuro 2 ngo babe umwe, ngo kuko jyewe na data turi umwe. Kandi aravuga ngo niba bumwe, nibakorera hamwe. Yesu ntiyarayobewe yuko abantu bazamwizera bazaba baturutse mu ndimi zitandukanye, mu moko atandukanye, mu mahanga atandukanye, mu bihugu bitandukanye, ariko akavuga ngo nubwo bafite ibibatandukanya byinshi, njyewe ndabasabiye ngo itorero, ndasabira abo bazizera izina ryanjye, ndarisabira itorero kugira ngo bazabe umwe, ngo kuko jyewe na data turi umwe, ngo ubwo ngo nibwo ab'isi bazamenya yuko data wantumye. Rero kuba ubumwe bw'abana b'Imana burakenewe kuko bunezeza Imana, bufite icyo bumaze. Ariyo mpamvu nari mvuze ngo na Yesu mu isengesho yasenze rya nyuma atandukana n'abigishwa, yadusabiye kugira ngo tubumwe. Ubumwe rero ni ikintu cy'ingenzi kuko bufite undi mumaro wa kabiri, budufasha gusabana n'Imana, ariko kandi bukadufasha no gusabana twebwe ubwacu. Iyo turi kumwe turasabana. Icya gatatu buriya umuntu yavuga icyo bimaze, ni uko abana b'Imana iyo bahuje umutima, iyo bari hamwe bagira icyo bamarirana. Ntabwo mvuga ibyo bamarirana kuko bagira ibyo bamarirana kuko ni byinshi, sinabivuga muri iyi minota nahawe, ariko wenda reka mbabwire ibyanyibukije iyi ndirimbo ya 318. Indirimbo ya 318 umuririmbyi yararirimbye, iravuga ngo hose habera heza inshuti zibana. Mu gitero cya 3 aravuga ngo kubana kwabo kwiza ngo barahugurana. Abana b'Imana muri ubu bumwe bwabo iyo bahuye bahuje,
iyo bafite ubumwe ngo kubana kwabo bifite icyo bibamarira, avuga ngo kubana kwabo kwiza, haleluya. Iyo abana b'Imana bafite ubumwe, batitaye ku bibatandukanya, batitaye ko amatorero yabo atabyumva kimwe, batitaye ko ibihugu baturukamo bidatekereza kimwe, batitaye ku mico yabo, gusa bakagira ubumwe bw'abana b'Imana. Aho umuririmbyi aravuga ngo kubana kwabo kwiza ngo barahugurana. Guhugurana ni ikintu cy'ingenzi, umwe wese azana ubumenyi afite mukungurana ibitekerezo, mugafashanya, mugashigikirana mu buryo bw'umwuka, abantu bakarushaho kugira gute, kunguka kumenya iby'Imana. Rero ubu bumwe nari mvuze impamvu z'ubu bumwe bw'abana b'Imana ko zifite ishingiro. Ni byiza ko abana b'Imana bahura bahuje ubu bumwe bufite. Dawidi rero, reka dusubire mu mpamvu nari mvuze, impamvu z'ubu bumwe ko bukenewe. Ariko Dawidi we muri iyi zaburi ye yaririmbaga akavuga ngo ni byiza ngo kandi n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Yaravuze ngo ni iby'igiciro kandi birahenze. Ubu bumwe ntabwo burangirira ahangaha gusa, ahubwo ni ibintu bihenze. Burya ikintu gihenze ntikijya gipfa kubonwa na buri wese. Ikintu gihenze kiba gifite agaciro mu bantu, kiba gifite n'agaciro imbere y'Imana. Dawidi abitekerejeho, arebye ubwo bwiza bw'abana b'Imana kuba hamwe no kugira ubumwe, bakakorera Imana bari hamwe, aravuga ngo birahenze. Agereranya ibintu bibiri, aravuga ngo icya mbere ngo bimeze nk'amavuta, haleluya, bimeze nk'amavuta, birahenze. Kandi aya mavuta ntabwo yari amavuta bajya ku isoko ngo bagure gusa. Aya mavuta aravuga ngo ni nka yandi yasutswe ku mutwe wa Aroni. Aroni nk'uko tubizi yari yaratoranijwe nk'umutambyi mukuru, kandi yari yaratoranyirijwe umurimo udasanzwe, umurimo wo gufasha Mose. Yari umutambyi. Ahangaha rero aya mavuta mu gihe cy'isezerano rya kera yasukwaga ku batambyi, ariko kandi yasukwaga no ku bantu batoranijwe n'Imana, abantu bafite umurimo runaka batoranirijwe nk'abami n'aba bantu b'abatambyi. Ibi rero aya mavuta ntabwo yahabwaga buri muntu wese. Biranashoboka ko yari amavuta asanzwe, ariko kandi ntabwo yari buri wese wayabonaga ngo avuge ngo Imana yavuze ngo nanjye niba yameneho. Aya mavuta rero yari ahenze. Dawidi arabigereranya, aravuga ngo ubu bumwe bw'abana b'Imana ngo burahenze kandi bufite agaciro gakomeye, ngo bumeze nk'aya mavuta yasutswe ku mutwe wa Aroni. Aya mavuta ngo yasutswe ku mutwe wa Aroni ntiyagumye ku mutwe gusa, ahubwo yaratembye, aratemba, atembera mu bwanwa, ndetse ngo aramanuka agera no ku misozo y'imyenda ye. Burya amavuta aratemba. Noneho aravuga ngo icya kabiri, arongera aragereranya, aravuga ukuntu ubu bumwe bw'abana b'Imana buhenze, bufite agaciro imbere y'amaso y'Imana. Aravuga ngo ubu bumwe ngo bimeze nka kurya kw'ikime cyo ku musozi wa Herimoni, ngo kijya kimanuka ngo kigatembera ku misozi y'i Siyoni. Birashoboka ko uyu musozi wari hejuru y'utu dusozi tundi tw'i Siyoni, ariko ikime cyawo cyari ikime cy'agaciro, kubera ko ku bahazi, nubwo bamwe tutarahagera, ariko n'amateka arabigaragaza, nuko muri Isiraheli ntabwo ari igihugu kibamo imvura nyinshi, ahubwo ahenshi haba hagaragara ko ari ubutayu. Ibi rero mu gihugu nk'iki ngiki kigaragara ko ari ubutayu kitarimo imvura, ikime kigira umumaro. Kubera iki? Kuko iyo ikime cyameze ku musozi ibyatsi biramera, iyo cyatembye ku tundi dusozi abahinzi barahinga, ubutaka buratoha. Mbese mu yandi magambo, iki kime cyatangaga ubuzima, kuko iki kime ntabwo cyari ubusa ku bantu batuye muri iki gihugu. Ni ikime cyatumaga iyi misozi ikomeza ikagira gutoha, ikabyara umusaruro. Uyu musozi rero kuba wari ufite ikime ariko ntukigumane wonyine, ukagitembeshereza no ku yindi misozi, byatumaga abanyagihugu babona umusaruro uhagije. Dawidi rero aravuga ngo ubumwe bw'abana b'Imana ngo bufite agaciro, bumeze nka kiriya kime kijya gitembera ku musozi, kijya gitemba kivuye i Herimoni ngo kigatembera ku yindi misozi y'i Siyoni. Ibi ngibi ntekereje aya mavuta yatembeye mu mutwe wa Aroni agatembera ku bwanwa, n'iki kime kijya gitemba kikagera no ku yindi misozi, byampaye kumenya yuko
umugisha ujya utemba nk'amazi. Ahangaha ku murongo wa nyuma aravuga ngo aba bana b'Imana ngo ubu bumwe bw'abana b'Imana bumeze nk'amavuta, niko tuvuze. Icya kabiri ngo bumeze nk'iki kime. Ariko icyo dusorezaho aha aravuga ku murongo wa nyuma ngo aho niho Uwiteka yategekeye umugisha. Haleluya. Aho ni hehe? Aho abana b'Imana bari bahuye, aho abana b'Imana bari bafite ubumwe, aho abana b'Imana bari mu ngo zabo bahuje umutima, aho niho Uwiteka yategekeye umugisha. Kandi ngo uwo mugisha ni umugisha w'ubugingo bw'iteka. Umuntu avuze umugisha muri iki gihe ni ibintu bikunzwe cyane. Umugisha urakunzwe ku buryo n'abavugabutumwa bo muri iki gihe bakunze kuwigishaho. Nimuze tubasengere mubone umugisha, nimuzane amaturo yanyu kugira ngo Imana ibahe umugisha. Nimuze umugisha wabaye umugisha, kuko abantu barashaka umugisha cyane. Kandi umugisha abantu bashaka akenshi aba ari materiyeri. Ntabwo mvuga ko ibintu nabyo bidakenewe cyangwa se atari umugisha, ariko kandi uyu mugisha ntabwo ari wo dukwiye kurambirizaho gusa. Hari n'indi migisha tubona muri Yesu Kristo ariyo dukwiye gushakisha. Umugisha rero Dawidi aravuga ngo aha abana twatangiye tuvuga ngo ubumwe bw'abana b'Imana bufite umumaro, bufite agaciro imbere y'amaso y'Imana, bumeze nk'amavuta, bumeze nka kiriya kime gitemba. Ni umugisha utemba. Aravuga Dawidi ngo aho ngaho abana b'Imana bari bahuje, aho abana b'Imana bari bafite ubumwe, aho abana b'Imana bakorera mu bumwe, aho itorero ry'Imana riri mu bumwe, aho abantu b'Imana bari bahuje umutima bafite ubumwe, ngo aho ngaho niho Uwiteka yategekeye umugisha. Ngo kandi ni umugisha Uwiteka. Abantu rero bakunze umugisha, ariko kandi bakibagirwa yuko ahangaha ukurikije iyi Zaburi umugisha Imana yawutegekeye hari ubumwe. Ugasanga abantu mbabanye mu ngo zabo batavugana, ariko bakajya mu rusengero gushaka umugisha. Umugisha rero ntabwo uri ku musozi runaka, ntabwo umugisha uri mu itorero runaka, ahubwo umugisha, isoko y'umugisha, umuntu yavuga ngo isoko y'umugisha ukurikije iri jambo twavuze, ni uko abana b'Imana aho bari hose, haba hari mu ngo, haba aho bakorera, bakwiye kugira ubumwe, kuko ahangaha niho umugisha. Ariko kandi tutarasoza, reka twongere twibukanye ko uyu mugisha utemba nk'uko nabivuze. Ni umugisha utemba. Ntuzajya unasaba n'uwo mugisha ukavuga ngo ndashima Imana ko yampaye umugisha. Ujye uhora uzirikana ko uwo mugisha wawe uza wibaza ngo ese umugisha nahawe utembera ku bandi. Mu by'ukuri umugisha ntabwo ujya uguma ku muntu umwe, ni nk'amazi atemba, ni nk'ariya amavuta atemba. Umugisha ujya ukuvaho ukagera ku bandi bantu. Nimba umugisha uba mu rugo rwawe gusa abandi baturanyi ntibawubone, uwo si umugisha. Uwo ni umugisha wishakishirije, si uw'Imana. Ubundi umugisha wahawe n'Imana wagombye gutemba ukagera no ku bandi. Nimba twarahawe umugisha wo kumenya Imana, twagombye no kubitembeshereza no ku bandi bataramenya Imana, nabo bakabimenya. Nimba twarahawe umugisha wo kugira ibyo dufite by'ubutunzi bufatika, nabyo twagombye kubitembeshereza no ku bakene, nabo bikabageraho. Ahangaha byanyibukije inkuru ya Yozefu. Imana yari yaramuhaye umugisha ku buryo ahantu hose yageraga umugisha we watemberaga ku bandi. Bibiliya ijya igaragaza ko igihe yari yaragurishijwe ari mu rugo rw'umuntu amukorera, ngo icyo yakoragaho cyose cyabaga cyiza kwa Potifari, ku buryo n'urwo rugo rwagize umugisha kuko bari batunze umunyamugisha. Ariko si aho gusa, ahavuye kwa Potifari akajya muri gereza aho yari afungiwe kubera ibibazo yari ahuye nabyo kwa Potifari. Yarahageze habe n'abari mu nzu y'imbohe babona umugisha kuko baturanye mu nzu y'imbohe, baturanye n'umunyamugisha. Abari mu nzu y'imbohe bahabwa umugisha kuko hari abo yagiriye neza, hari abo yabwiraga iby'Imana ibavuzeho. Ariko si ibyo gusa, Imana imukuye muri gereza ageze kuba ku gisonga cya Farawo, yagize umugisha. Yanzara yari kuzatera mu myaka 7 ikica abanyagihugu, Imana yamuhaye ubwenge ku buryo abasha gucunga ibyo bari bafite mu myaka 7, bikabasha kubatunga mu myaka 7 y'inzara. Ndetse ntiyabera umugisha abanyagihugu gusa cyo mu Giputa, ahubwo abera umugisha n'ibindi bihugu baturanye, kuko muribuka ko abavandimwe biwe baje guhaha. Ni ukuvuga ngo inzara yari yarateye, ntiyari yarateye mu Giputa gusa, ahubwo yari yarateye no mu bindi bihugu. Umuntu umwe aba umugisha w'igihugu cyose, ariko ntiyaba umugisha gusa wo muri icyo gihugu yari arimo, ahubwo aba n'umugisha no ku bihugu bituranye.
umugisha bene data uratemba. Nari mvuze ngo ubumwe bufite agaciro, kuko ahari ubumwe Dawidi yavuze ngo aho ngaho niho Uwiteka yategekeye umugisha. Aho niho Uwiteka yategekeye uwo mugisha. Uwo mugisha rero nimba twarawuhawe, tugomba no kuwutembeshereza ku bandi, ntutugumeho twebwe twenyine. Umugisha wahawe, ntuzajya uvuga ngo Imana yampaye umugisha, uze ubanza wibaze ngo ese uyu mugisha Imana yampaye njya ngutembeshereza no ku bandi. Imana iduha umugisha kugira ngo tube abana b'Imana bafite ubumwe, tutitaye ku bidutandukanya, kuko ibidutandukanya birahari. Ibyo twemera mu buryo butandukanye, twumva mu buryo butandukanye, tutitaye ku bidutandukanya, ahubwo ibyo bidutandukanya bibe ubutunzi butuma ubumwe bwacu burushaho gukomera, birusheho kutubera umugisha. Ahari ubumwe, aho ngaho niho Uwiteka yategekeye umugisha. Abakunda gushaka imigisha bajya kuyishakisha hiri, birukanka ku misozi n'ahandi babarangiye ko hari umugisha, ndagira ngo uyu munsi nabo mbibutse ko umugisha uri iwawe mu rugo. Wikwirirwa ujya kuwushakisha, uzabanze urebe ko abo muri kumwe mubanye neza, mubanye mu mahoro, mufitanye ubumwe. Uzabanze urebe ko abo mukorana mu bumwe. Uzabanze urebe ko abo mugendana muri kumwe mu bumwe. Aho ngaho, aho mwaba muri hose, aho abana b'Imana bari bafite ubumwe, aho ngaho Uwiteka yahategekeye umugisha. Kandi uwo si umugisha usanzwe. Dawidi aravuga ngo uwo ni umugisha udasanzwe, kuko ngo niwo bugingo bw'iteka. Haleluya. Reka dusenge Imana. Mana, ndagushimiye ko uri Imana kandi watwiyeretse ukatwihishurira mu buryo budasanzwe. Tugushimiye ko ubwo bwiru natwe twabugiriweho, bwatugezeho, kandi ukatwihishurira tukakumenya. Tugushimiye ko mu ijambo ryawe tujya tuhabonera ibyiza. Tugushimiye ko wongeye kutwibutsa ko ubumwe bukenewe mu miryango yacu, ubumwe bukenewe aho dukorera, ubumwe bukenewe mu bihugu byacu, ubumwe bukenewe aho dutuye hose, kuko aho ngaho niho wategekeye umugisha. Tugushimiye ko abana b'Imana waduhamagariye kugira ngo tube umwe, ariko rimwe na rimwe hari byinshi biza bikaducagaguramo. Turagusabye ngo umwanzi uduteramwo gucigagurikamo ibice, kutemeranwa, kutumvikana, turagusabye Mwami ngo wongere uturemere imitima mishya, twongere twumve ko ahari ubumwe niho wategekeye umugisha. Tugushimiye ko wewe waduhaye kukumenya, ukaduha Yesu Kristo nk'impano. Turagusabye ngo Umwuka Wera akomeze agendane natwe, kandi aherekeze iri jambo ryawe, uryumva wese rigire icyo rimara ku mutima we. Tugushimiye ko wabanye natwe, kandi witeguye gukomeza kubana natwe. Tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.